bakavuga ngo ni finances zadusamburiye ni mabukwe wadusamburiye ni berser ni ibintu byinshi base he doesn't understand me, I don't get him. Mbese nko mu byansamburiye wumva abantu bavuga ati se mama Joel kubera iki yasambuye kandi twumva uyu mugabo ari muzima ibikomere. My darling, before getting married you need counseling. Why counseling? Mukeneye kubanza gukansel. Mwebwe ntimushobora kumenyana. Hari igihe abantu bibeshya ngo I want to know him, we need to get together, we need to get to know each other. No. Jewe ikintu mvuga, you can only know each other a certain degree. The only ibiraha ariko ibiri inyuma ibiryihisha utabona nibyo byinshi cyane kandi byagusamburira nabyo byinshi. Ko umuntu yivumbuye ntibyagusamburira. Ko umuntu ari stingy cyangwa ari umugumu udatanga ikintu nibaza ko ibyo bitagusamburira. Ikibimutera ikiri behind yo kuba stingy, ikiri behind yo roots, izo roots zabyo nizo abantu bagomba gushakisha gutindaho. Don't get married mutabanje kuba cancelled. Yego, ni Hosea Ministries garutse muri shape to shape. Twongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana bane namwe yahareye tubasuhuza. Turabakiriye mu kiganiro cya shape to shape uyu munsi. Tubifuriza kugubwa neza aho muri hose, abari muhanda, baryamye, abicaye, abari mu bintu bitandukanye. Duhumuriza n'abababaye, abari mu kwibuka babo mukomeze mwihangane cyane. Udadire hari igihe byanga kudadira ariko birashoboka. Hamwe na Yesu dushoboza akaduha imbaraga tukabona burakeye burije. Imana ikomeze ibishimire, Imana ikomeze ibuzuza amahoro yayo, mukomeze mugubwe neza. Tugiye kuganira ku bintu bikomeye. Hari umutumirwa twaganiriye ubushize mu kiganiro cya shape to shape. Abantu baramukunze cyane, abantu baramurekramye cyane. Topic twaje kuvugaho ni ingaruka za divorce, ingaruka ziba ku bana nyuma ya divorce, ingaruka ziba ku bana nyuma ya divorce. Yes. So abantu barabyakiriye neza, barabikunze cyane, n'ikiganiro cyarebwe cyane. Ariko baravuga bati na dutindire no muri divorce, turashaka kumva ni biki bitera divorce, tubigemo tubisesengure kuko buryo dusa nk'ababiciyemo twihuta. Mama Jeanette turakwakiriye, karibu cyane. Akoze. Basuhuza abakunzi ba Hosea. Ndabasuhuza abakunzi ba Hosea. Karibu. Ubu tugiye gukora ikiganiro. Ubushize bisa nkaho twabiciyeho twihuta ariko kuko goal yari kugira ngo dukangurira abamama, ababyeyi bafite abana uburyo bitwara cyane abari muri divorce, babinyuzemo n'abatarabinyuramo cyangwa se babigiriye ubuntu bwo kubaka neza. Ubu turagarutse rero kugira ngo abantu bagiye bagira comment zivuga ko warabimbwiye ko bagiye bakora comment yuko babaza bati se uyu mupapa yazize iki, ko yakundaga abana, bisa nkaho bigaragara ko naba wenda naravuye muri urwo rugo ari je wivanyeyo nta mpamvu, ariko hari impamvu zikomeye cyane. Nibyo tugiye kuganiraho. Umukobwa ushaka kubaka cyangwa umumama warugezemo arumazemo imyaka mike yakiri gustruggle ingana ya myaka ya mbere, yibaza uyu muntu tuzahurira he, haraho tuzagera ko uyu muntu umeze gutya na gutya. Nawe iki kiganiro cyamufasha cyane. Niba atari nawe wacyohereza uwo kireba akacyumva. Nibyo tugiye kuganiraho. Mama Jeanette turagushimye cyane. Urakoze kwitaba ubutumire bwacu. Niyemeje nanjye kuza kugira ngo gukora ibiganiro nk'ibi ntabwo ari ibintu byoroshye. Bisa nkaho umuntu abavuga ati se urura bivugira iki ibintu byawe. Turi muri society judging cyane. Turi muri society, turi mu isi judging ibintu uko bitari. Ariko iyo umuntu afashe iyi ni risk, no kwimena ko je ni n'umuhamagaro wanjye urebye kuko icyambayeho ntabwo nifuza ko cyaba ku wundi. Iyi shape
to shape kuba shaped nuko Imana iba hari ukuntu wari umeze igaturninga around your life ikagushapinga noneho wamara kuba shaped ukavuga uti isi ibi bintu abandi bintu kenshi abantu baravuga ati thank God nkatwe turi mu rusengero haleluya amen Imana yagize neza Imana yankoreye ibi nawe yabigukorera yes ariko haba hari indi side wenda wa muntu atavuze cyangwa se the reality of life abantu benshi baro barava ku Mana honestly abantu baro barajya bava ku Mana kuko babwiwe bitari byo bigishijwe kutariko nk'umuntu waje mu rusengero ababaye cyane dimwe turatangira aho dukomeza ibindi waje mu rusengero afite ababaye ariko akaba afite kwa yumvise ubuhamya kundi muntu akaba avuga ati mama Jeanette ko Imana yamugiriye gutya urumva no mu mukobwa wari u Rwanda uri muri Afrika gira Imana ibona umugabo aramuzana hanyuma se giye ko n'uwo mugabo ntarimo ndabibona hako mbibona ariko mu by'ukuri hari ibindi bintu nshobora kujya mu rusengero ngashima Imana yangiriye neza inzana Iburayi inzana abana banje barakuze meze neza ariko kubica hejuru ariko hari ibintu byinshi hari ibintu byinshi journey wenda n'umwanya bari mutoya mu rusengero haba hari abantu habari no kuntu ibintu biri hari no kuntu biri organize kuko abamuhaye gutanga ubuhamya bafite intego bariho bari bashaka urabyumva dimwe bafite icyo bariho hari abo bariho batagetinga kuko nta bintu bebaho ariko giyewe nemeye ko umuntu wabaye shaped akavuga urugendo kugira ngo agere kuba gushapinga abandi shaped to shape ufite ubutakiro mu victim uba waramaze kurenga eta ya victim correct hari abantu baba bambwira ujye uceceka avuge wenyine atanga ubuhamya nkavuga ntabwo ubuje ngo ngoye mushwarurire ngo amazi umwe uvuge ngo byaje no shaped ni ukuvuga wamaze kurenga eta ya victim uri victorious no uje gutanga ikintu nyine gifatika kuko wamaze kurenga ibyo bintu nyine wabaye shaped waracuzwe inafu wacishijwe mu muriro wahindutse izahabu nawe uje gufasha bari kubicamo ngo ngwino ubwire ukuntu wabigenza niyo mpamvu tuganira cyane niyo mpamvu nawe nirekura nkazana ingero nzi nawe ukazana ingero nzi kuko ibi ngibi wa mugani wawe ntabwo biba mu rusengero ibi ntabwo biba mu rusengero iyi platform ntiriyo ni ibintu ibiganiro Imana yemera kugira ngo uze umuntu yifungura uko yakabaye uze urugero rw'umuntu runaka ruvuge tuganire dushepingane hanyuma uri kutwumva nubwo byaba bitari kumureba aze kubyoreza abasuwazi bishobora kuba byareba yego rero nkunze ukuntu bivuze uti uwabaye shaped agomba naho gushepinga wabaye shaped ndabikangurira abandi ba mama bakobwa bahungu umuntu wese bagabo umuntu wese wabaye shaped akeneye gufata ibyo Imana yamwigishije cyangwa se all the lessons yaba ari mu bibazo wahuye nabyo nuko hari impamvu y'ibyo mu gihe ukibinyuramo bishyushye bibabaje biba biri hard kubisharing ariko iyo wamaze kuba victorious kubera ko Kristo duha imbaraga Kristo uri muri twebwe the hope of glory niwe uduha imbaraga zo kubisimbuka noneho wamara kubisimbuka abwira intumwa ati ibi mbakoreye ibi mumbonyeho muragende mubigeze ku mpera z'isi ntabwo mbahamagaye kugumaho mwicaye ndababwira ngo nimujye ku mpera z'isi ibi bintu mama muzakora n'ibirenze ibyo nibi tuzakora n'ibirenze ibi hari abantu benshi ubu bashaka kuba nka Apotre Mignone hari abashaka kuba nk'abandi ba pastor ba Joyce Meyer abantu bakomeye bakajya preachers iyo ni calling yabo it's their grace ariko n'abantu ushobora kwicarana n'umuntu we warabaye shaped mukicarana muri salo yawe wagiye kumusura mukaganira ukamuha what you have which is the love of Christ ukayimuha uburi ukorera Imana mu rwego rwa Apotre Mignone uburi urakorera Imana mu rwego rwa Pastor Joyce Meyer niki sibyo nibwo buryo kuko ndabona abantu bose bafite inzara yo kujya ku gatuti kuri podium
ngo bakorera Imana muri ubwo buryo ariko gukorera Imana it's every time you serve one another uservinze umuntu ukamuha ibyo wize uba uri umudisiple wa Yesu waciyemo n'ukuntu wayivuyemo ukamubwira amarira warize n'ukuntu yaje guhanagurika ukamubwira lost wagize muri icyo kintu n'ukuntu we yakwirinda iyo lost ntabitemo ukamubwira uti aha nari nahubutse ariko Imana iza kungarura inshyira la raison nawe rero wihubuka you know no mu buhamya yatubwiye ko hari igihe washatse kuva mu rugo umamara kwicaza ahubwo ati bugumye maguhana raison urabyumvira urahaguma abana begera hejuru yarakoreye Imana mu buryo kuko yarakoreye Imana kuko yarasevinze marriage yari igiye kugwa yari igiye kuba breakinga so uyu munsi rero nifuzaga kubwira abantu cyane cyane abantu batararongorwa b'abakobwa bariho bashaka gushaka abamama bariho bafite abakobwa bajya kurongorwa icyo bakora icyo baganira ari ukuntu twakurize muri nkanjye nsubiye inyuma nkuko nakubwiye nakuriye i Burundi mvukira i Burundi nkurira i Burundi nigi Burundi noneho ndi umunyarwandakazi murabyumva ko icyo mvuga ari Ikinyarwanda noneho kuvuga mwari mu buhunzi twebwe twari mu buhunzi ubuzima bwo mu buhunzi n'abantu bari badukuriye icyo gihe bari bakuru kuri twebwe bageze mu kigero cyo kurongorwa it was very tough kuba umuntu w'impunzi abenshi navuga bagiye barongorwa n'abanyamahanga bakarongorwa n'abantu batari mu bwoko bwabo kuko icyo gihe umunyarwanda mugenzi wawe dimo icyo gihe gikeya babaga ari abantu badafite nabo ubuzima umukobwa buri munsi yahoraga na n'ubu aho tuvuganira umwana w'umukobwa bafite target yo kugira ngo arongorwe n'umuntu ufite amafaranga ufite akantu kugira ngo nawe ateze imbere iwabo understandable noneho ugasanga ushaka statut muri society nziza ibintu bimeze neza ugire ntawe ubyanga kandi ni byiza cyane ni umugisha noneho ugasanga rero kubera ubuhunzi n'ubukene abantu bafata ama choices azagira ingaruka ku buzima bwabo kera uranyumva noneho iyo ubwayo ubuhunzi yari one of the brokenness yazanye ibikomere mu bantu kuba uri muri society kwibutsa buri munsi ko you are not one of us ari ni nk'ibi bihugu tukuriramo tubyariramo by'Iburayi byo muri Occident bivuga ko abana bacu babirabure b'Abanyafrika batari bamwe nubwo baba baravukiye muri bihugu ntabwo uri umwe muri twebwe ntabwo uri umwe muri bacu bakabibatangira bafite imyaka mitoya icyo ni ikintu cy'igikomere ubwacyo gishobora kukubreakinga ntuwigirire icyizere nuko dukora gutyo Imana yakabyara iduha igihugu God the glory be to God abana dukuze kameme noneho umuntu ayishakisha dusanze hari ibindi bikomere igihugu gihuye nabyo bikomeye cyane muri 94 juste après génocide juste bikiri bishya bimeze nabi mirambo ikiri mu muhanda natwe ni igihugu tutumva tukumva ni ibintu byari ibintu bikomeye bivanze birumvikana abantu nabo kandi exactly kubera bwa bukene na mindset wakuriyemo ya mind y'ubuhunzi aricyo gihugu Israel yahuye nabyo kugira ngo Imana bakure muri mind ya slavery ibahe bemere kuba free byafashe igihe ndibuka abakobwa icyo gihe banganaga nanjye icyo gihe n'abari munsi yacu icyo gihe hari hakiri minuare abantu bagendana n'abantu b'abasirikare ba minuare bakaryamana nabo atazana murongora atazana kujyana ahantu uwo abantu ntibari bazi ko abo bagabo baje bari kuri mission y'akazi basize abagore n'ingo zabo atari bugufate ngo agutware ajye kuko bamwe babyarana nabo urumva iki choices buri munsi umuntu afata ibijyanye ikibe kiri inyuma ya choices waba uri umukobwa ufata ni brokenness zawe ibikomere byawe biba biri muri background urabyumva
kandi risike ntizihita zigaragara ako kanya uhura nazo hari imbere risike nawe tekereza ubaye umufimere niko babyita mu Rwanda single mom in these countries ukabyara umwana ukamwirerana abaminware benshi kwanza benshi badragaga n'abantu hari abirabure bava mu bihugu byo muri Afrique de l'Ouest na hehe akagutera inda ukabyarana na umwana cyabaga birangiriye aho yahitaga akazi karangiye ntabwo yari gugumaho n'abakomeje wenda gukominikana nabo urumva abafite urugo rwa abafite igihugu cye ntabwo bamuhuje imico byari ibintu bigoye cyane nuko noneho ugasanga choices abantu bafata ziva kuko ku mibere y'ibyo ubwo buryo babayeho abagiriye ubuntu abagiriye umuntu wumva babaga bakora n'ibyo ariko byibura ari no mu ishuri wabaga ari umuntu w'umuhanga ureba kure avuga ati ndakora ibi bintu kugira ngo bimfashe mbeho imibereho ariko kameme nige abagize ubwenge nubwo yabaga afite abo bagabo bagendana nabo bamuruta cyangwa se bari mu bindi bintu bashoboraga kumurihira ishuri agakomeza akajya hariya muri university butarakiga akarangiza bameze neza aba bantu babashije ariko ni bake cyane nuko abandi dufasindiza y'Iburayi urumva natwe muri izo choices nkuko nakubabwiye umugabo yaraje anduta ati ndashaka umugore wo kurongora urumva kandidatire nubwo bari kuza ari batatu nari kureba uba hanze kubera ya mindset n'ubuzima n'imibereho nkuko nakomeje kubivuga nuko noneho urumva jewe mfashe choice yo kurongorwa n'umuntu tutakundanye tutamenyanye juste par we waruje kurongora yashakaga umugore ari very ready kurongora ariko warongoye we aje ibyo bita circumstantial marriage iri based ya circumstances z'ubuzima ari byo abantu baro bakora muri iki gihe aba bajene abakobwa batoya bariho bajya kuri Facebook bajya bahura n'abantu bagiye hanze akakurongora atandukanye n'umugore we afite ari umuntu w'umudivorce utazi icyatumye divorce n'umugore dimwegewe umugabo ntabwo yari yarigeze gushaka Imana ishimwe hakaba n'abandi rero areba kwino ubuzima bwa munani yari umuhungu umusore uba hanze uba muri Amerika uba muri Canada uba i Burayi akavuga ati jewe ngiye gushaka umukobwa i Rwanda hari umukobwa tumaze iminsi tuvugana abandangiye duchatinga kuri Facebook ndareba afite amaguru meza ikimero ni cyiza n'umukobwa mwiza akora muri bank ahantu mu Kigali afite akazi keza yarize arangije university why not she's beautiful she has a career she's mature uzi ikintu kibabaje mama yego ibyo bintu byatangiye iyo myaka kuvuga ya za 94 yego ndimo nibwo amahanga yivanze reka mbivuge gutyo yego ariko ikintu kibabaje n'uyu munsi birahari aho kugira bigabanuke ahubwo biriyongera cyane kubera bwa buzima budashimishije wenda umuntu aba arimo hari n'ababikora kubera ubukubaganye gusa ubwana akumva hanze niho heza amahanga niyo meza mu diaspora akaza bakaba bahuriye muri mariage ahantu bakabahanye nimero bagatangira gucatinga diaspora aratashye ntazi niba ari umudivorce nk'uko uri kubivuga ntazi niba afite abana yego akamubeshya kuko ibyo twerekana ku mafoto ya Facebook binyuranye na realite y'ubuzima turimo yego akenshi hari n'igihe usanga nayo niganye na son cousin hana muri iki kigo hanaha mugasa nk'abamenyanyemo icyo cyizere kikaza ariko mu by'ukuri wa muhungu waje ashaka umukobwa wo kuronga umukobwa nawe afashaka kurongorwa ibintu bibaye neza ariko uburyo umuhungu aba hano muri Canada cyangwa muri Amerika ntabwo ubuzi ni umuhungu wibera mu Kigali
cyangwa n'umuhungu uri drive tuvuge hari ubwoko hari groupe ebyiri hari groupe yo mu Kigali ijya muri boîte kanywa inzoga bagasohoka bakajya muri za casino abari umusore akajya mu bintu by'ubujene n'iki hanyuma abana muri appartement n'abandi afite nk'abandi basore babana nawe muri iyo nzu bibereho imibereho noneho akazagira gutya akavuga ati ngiye kurongora bati wabonye inkumi noneho ese buriya bazi impamvu agiye kurongora I don't think so. Ni time n'ubwiza ni imyaka yumva ko igihe cyageze shobora no kutagira akazi keza gakomeye cyane kamuha kuko twe tuba hano tuba tuzi ukuntu umuntu abayeho noneho wa muntu akavuga ati ngiye kohereza abace mu irembo mu minsi mike nawe akabaramanutse mugakora dote mukobwa ati yabonye umugabo uva hanze noneho igihe cyo kwa mugore guparenaje ikaza bakamuparena wa mukobwa akaza wa mudamu ari we mugore we akaza ugasanga umugabo akaza sibyo hari n'ikuntu abahungu bavuga bati kugira ngo menye ko anabyara reka nsige muteye inda ntiyabaye umugore wanjye se akaba muteye inda wa mugore akazaza adepanda noneho uje uva mu Rwanda noneho uje kudepanda ku muntu wari ufite kariyeri yawe wari ufite abakozi bakumesera baguterera ipasi wari ufite famiye wari ufite inshuti wari ufite your own community mwasohokaga uwo muhungu mwachatingaga birasa nkaho muri ebana connection muraganira mukumve murahuje noneho uje ahantu agomba gushaka shift agakora amasaha menshi ukiretuva uri mu nzu wenyine na wa mwana wabyaye ntuzi naho bagurira amata ntuzi naho bafatira bisi uracyasha noneho ikinagoranye uje unarafite uwo mwana ugomba gutangira gushyira muri systeme wa mugabo kubera stress umva yari umuntu uva ku kazi akambara neza agasohokana n'inshuti ze ubu ntagisohokana n'inshuti ze cyangwa niba ari n'umuntu uri social bivuye ko atagisohoka muri boîte de nuit asigaye noneho ahamagara bya bigroupe bye za nshuti ze bakaza kunywa mu nzu bakaba bari muri salon bibaye mu ikirero social life yo hanze ntakishoboye kuko hasigaye afite madamu n'umwana ariko inshuti ze ziraza ati muri weekend tuze tugusure umugore akajya muri cya gikoni aracyari mushya arashaka gushimisha umugabo akagenda akajya muri cya gikoni agatekera ba bantu b'inshuti za wa mugabo we akirirwa ahagaze kuko nibishya kuri we kuko wararakora bya kinyafrika aragerageza kuba umugore abantu mu Rwanda umugabo afite inshuti ze ukamwakira ariko ubu nta mukozi ufite uti Antoine we genda uzana ibiki teka katabiriya bitunguru uriho urakora ibintu wenyine kandi ufite na wa mwana wazanye aho hantu ubwa mbere birabaye ubwa kabiri birabaye utangiye kuba bone noneho utangiye uracyamisinzi wanyu niba uhafite uracyamisinze nawe bwa buzima bwawe bwo kuba umukobwa wari ufite freedom wava ku kazi namwe mukagenda 17h mukajya kwifata neza cyangwa niba uri no mu rusengero wari ufite ahantu usengera mujya Thursdays Fridays mufite wari ufite ubuzima bwawe ubaho sibyo uyu mugabo nawe yari afite ubwo buzima bwabaho n'inshuti ze ariko noneho byahindutse utangiye kuvunika woza ibyombo ni wowe woza ibyombo ibyo baririyeho ni wowe bikora mbese abantu bari muri salo baraganira n'inshuti z'umugabo wawe yararongoye baje kumuha kumufelicita muragiye muryamye saa 8 za nijoro na wa mubebe ntimugira time yanyu ntimwigeze mugira time yo kuganira iyo atari ku kazi haba hari inshuti ze zaje bibaye buri weekend uranyumva marriage mutangiye already karaktere zanyu zitangiye rero kugaragara clear kuko umugabo wawe ari social akunda kujya muri ko nanjye nababwiye ko nakomeza kuba ndi social ariko ko je ntari jewe ndi umugabo numva ushaka abantu numva shaka abantu bibaho ubuzima bwino n'ubuzima buri isolated social life irakenewe ari kuri equilibre uranyumva ugomba kubira equilibre
noneho wa muntu ugasanga abantu bagrowing apart. Uranyumva batangiye sinkumva nawe ntunyumva tugarutse muri bya histoire yanjye sindamenya nuko urakara buri cyane kuko igihe twari turi mu bihe byiza twahoraga twisekera nta wagaragarije undi yananiwe uko amera ntawe uzi niba asinzira akagona harimo utureyalite twinshi guhita mudekuvura aho ngaho cyane. Noneho rero mwibuke ko mwebwe the difference between abarongorewe muri Afrika babaye muri Afrika bafite ba nyirabukwe bafite bene wabo bafite community mufite urusengero bafite pastor wanyu kumenyereye ubamenyereye ba bantu muri bwa buzima bushya bwa mariage bwo kwishakisha no kugera kumenyana goragona undi bimera bitya esarakara vuba ese bigenda bite temperature mutangiye kuzipima haba hari abantu iruhande rwanyu baro babafasha urabyumva. Ariko rero noneho ibaze wisanzwe uri mu gihugu ata muntu n'umwe ufite hariho ibintu uri ubona uvuze uyu mugabo ndombona arazana inshuti ze aracyari muri cya Kigali sinjya mbona umwanya nawe wo kuganira akanya gato yambonye wo kuganira nawe ari kuri telefone swat haje umuntu winjiye ibintu nk'ibyo cyangwa twagiye gusura inshuti ze hari n'igihe yatanaba afite abazanaho ariko ari umuntu wenda tujye gusura inshuti zanjye banaba tujye urumva uracyari muri ibyo bintu nawe nturi namenye slowly noneho urumva mutangiye kuri level yuko hari disconnection ahantu ubukonje urumva bibaye mariage mécanique yo kugira ngo bibe mariage iri best yuko this is our time aha ni muntu mwagize nta byabiye byo kwishimana ntabwo ntimugize time yanyu ntimugize time yanyu yo kumenyana harimo noneho tuvuge se uvagiye natanze example y'umuntu uzanye umwana aho hantu umugabo nawe ni bishya kuri we nawe ni bishya kuri wowe nta community ibafasha noneho ubwo boom hatagiye kuza frustration ukozanyaho ubwo uyu mugabo atari ko jewe nduva jewe bare abantu ntashaka kujyayo cyangwa kandi aba bantu jewe uyu munsi today nta bantu nshaka ko bazi uyu munsi hano bati wa mugore wanga abantu aratangiye wanga abantu inshuti zanjye ko icyo utazishaka utereko sikuwa ko ntazishaka I'm tired ejo bundi twaryamye saa 8 z'ijoro ejo bundi ndarushye mwana arazinduka ninge umureba wowe wiryamye ubwo turavuga umuntu uri extroverted ariko hari abantu baba introverted wenda umugore utavuga niyo character yawe ntuvuga agatangira akavuga ati ibi bintu nzabishoboza iki urabyumva yaba afite umugabo nawe utazi gutega ugutwi kuko marriage is all about listening to each other listening hari to someone to hear you to be heard hari no listeninga gusa shobora kuko hari two kinds of your communication hari to listen to you I'm listening to what you have to say kukumva ibyo uri uvuga ariko hari no to hear bikinjiramo ukumva emotions z'umuntu aho zituruka ukumva umuntu uko bimeze inside and listening is just me listening to you ariko here to hear you ni umuntu akubwira ati I heard you I heard you I heard you no kuvuga nakumvise numvise aho uje uturuka where you coming from your emotions especially your emotions kugira ngo numve nuko barako nandasanze where you coming from emotions zawe nizihe okay noneho nkactinga best nkagufasha best y'ukuntu nakumvise noneho ubwo urumva bitangiye kugira iki bivuye communication itangiye wowe wanga abantu ntabwo nanga abantu ntabwo wumvise what I'm trying to say nakubwiye ko I'm tired kandi nshaka space yanjye umugabo nawe yumvise ngo you don't like my friends uri umugore uri unsocial urumva izo communication zitangiye kuba twisted twisted kuko wowe bariho barakubuza kuzana friends wumvise ko ba violatinze your rights umugore nawe akumva ntiwanyumvise kuko nawe urashaka violatinga my rights zuko
ndonda kugerageza kukuha signs no kukwereka ko ibi bintu ntabyishimiye kuko biriho biraronhostinga time energy natwe time yacu babiri ibibazo bigatangirira ntabwo nigeze mvuga ko ari finances biteye nakubwiye ko n'abantu babiri baje umwe afite baggage ye no kuko kuba social no kubaho ataba afite inshuti ze hari ibikomere byihishe inyuma no kuba uwo mukobwa atumva uburyo uwo muntu abayeho nawe hari ibindi bikomere azazanye urumva marriage zigakrashinga zityo number 1 ntabwo bigeze bamenyana umwe yabaga muri continent imwe n'undi aba continent imwe izo continent zibiri zifite systeme zazo zikoreraho ziri different uranyumva ibi breaking a marriage kiri umuntu wese afite background yakuriyeho ibikomere byo ko iyo abantu badetinga ikigaragara gikunze kugaragariza character ariko brokenness ntabwo zikunze kugaragara yes zishobora gusohoka muri iyo character na personality signs z'ibikomere zishobora kuzamo uranyumva nka insecurity ariyo insecurity biterwa na insecurity umuntu ufuha muri couple hakaba n'undi muntu ukunda kuba ko bamutekinga care cyane bamwitaho cyane kutampamagaye kutagize gutyo utwo tuntu akaba ari two usanga abakapo zikunze guhura ariko dusanga kenshi abantu batatwitaho batita ku mpamvu runaka kunze gufuha atita ku mpamvu ni igiki gitera atuma afuha ese ni igiki gituma uyu muntu ni umuntu w'umugumyi icyo atarekura uri stingy kubera icyo atarekura turajya muri restaurant ugasanga kenshi akunze kureba ku gafacture uyu mutipe ni umugumu nta kisohoka muri we ibintu byose aba yabaze tukibaremo of course story behind ariko muri dating you are fresh you are in love hari emotions muri brain n'ubusa hari abantu barira cyane wanyice gahunda ugasanga yabirize cyane bize binini cyane hari utuntu tuba turi behind ariko muri brain y'uwo muntu nako yo mu dating hari brain ya excitement muri brain isohora izo ntuze za excitement sadness bitaraza hakaba ku questioninga character y'uyu muntu kase kubira icyo akunda kugira kurya ese kubira icyo akunda kuvuga gutya ariko mu by'ukuri ntiwatekereje ko hari ikintu kiri behind yabyo ni twinshi noneho babantu noneho bageze noneho baje bose muri Occident baje ahantu system iri completely different bya bintu bitangiye gusohokera bivuye kuri surface bitangiye kuza bizamuka bitangiye kugaragara bitese noneho niba ari stingy ni umuntu noneho wafashe amashift yose nta kiguspendinga time kuko ageze i Burayi kandi hari temptation kandi amafaranga aranaboneka anyways ni washaka arayakeneye sibyo tangiye gufata ubuzi tuvuga ko yanafata bakabavuga bati muri indi ville muri indi province hari amajobu aguhamo ayuzuye akakibaraho agakubita imibare batumva famille murabeho ndagiye nzajya nza muri 3 semaines that's it kabutangira urugamba rwawe disconnection zawe noneho wa mugore asigaye inyuma arushye cyane ubu ndabwira umuntu ufite nk'umugabo ukorera hanze cyangwa umugabo ukunda gukora amashifti cyane uri hanze uracyari umukobwa muto ukeneye attention ukeneye care ukeneye ko umugabo musohoka abana baramukeneye ndabwira uwo muntu uranyumva so what do you do muri your case rero ikintu nabagiraho inama nuko babanza kujya abantu umuntu wese n'umukobwa mu nyumve bashaka kuvuga ngo ngumva batangiye bya bintu by'i Burayi ngo na anyways ngo none ngo harya ngo yarongoye yini yande ngo n'umuzungu ngo ye baba we ngo uyu mama none ngo uyu mama none ndavuga ibintu by'ukuri ndavuga ibintu by'ukuri doesn't matter ntabwo uba counseling ashobora kuba umuzungu ashobora kuba umuntu wabaye shaped ashobora kuba umuntu waba counseling ashobora kuba umupasiteri wanyu
umuntu waba counseling ashobora kuba umuntu wabaye hanze imyaka myinshi wa understanding system zaho nkawe kandi uranyumva ikintu nabagira n'umugani wo mu Kinyarwanda bavuga ngo ukize nkuba reganira iyo waciye mu kintu ukivuga uri open ko urakizi ugira kuvuga urabizi yego ngiye numva nabagira inama yuko mbere y'ibintu byose mwaba muri mu Rwanda before getting married you need counseling why counseling mukeneye kubanza gukansa mwebwe ntimushobora kumenyana hari igihe abantu bibeshya ngo I want to know him we need to get together we need to get to know each other no jewe ikintu mvuga you can only know each other a certain degree the only ibiraha ariko ibiri inyuma ibiryihisha utabona nibyo byinshi cyane kandi byagusamburira nabyo byinshi ko umuntu yivumbuye ntibyagusamburira ko umuntu ari stingy cyangwa ari umugumu udatanga ikintu nibaza ko ibyo bitagusamburira ikibimutera ikiri behind yo kuba stingy ikiri behind yo roots izo roots zabyo nizo abantu bagomba gushakisha gutindaho don't get married mutabanje kuba counseled yego ni mube counseled mube baba counseling mushake professional counselor i Rwanda bariho muri Canada barahari ahantu hose barahari your pastors mubone counseling niba mumaze kwemeranya ko mugiye kuba dating bakorana cyangwa biba byiza ubundi counseling kuko bayikora separately ariko noneho uba counseling akabasi counseling separately akamenya ibikomere ufite abazi ko muri counseling ya couple anyways abizi ko abantu bajya bakora error abantu batangira gukorerwa counseling ariko bagiye gukora ubukwe abantu bakagore gukora counseling mu gihe bamaze kuvuga ati bayita brother shower ya ni uri kuvuga brother shower no counseling no kubona barabikora marriage counseling nanjye narayikoze nibyo mbere yo ko nkora ubukwe n'umugabo wanjye pastor wacu kugira ngo adushyingire yabanje kudukorera counseling exactly biri counseling ari kuri general ibabwira uburyo muzitwara uburyo umugabo wawe plus muri bibiri biri biblical urumva twabikoreye n'umupasteri biri biblical ariko no mu buryo busanzwe no mu buryo bushgeneral nibyo nkubwira ko batabikoraho it's different iriya bayita marriage counseling mugiye kuba married ni imyitwarire mugomba kuzagira ni imyitwarire muzakora as a couple umwana navuka bizagenda mutinda plus mu byanditse dutinda mu kubahana what to do to spice up your marriage ariko nta uvuga ngo ngiye buriya rero iyo ndyamye ntinya umwijima ndota gutya bigenda gutya umugabo adakaje ntabwo ibyo biza makenshi iyo counseling yindi uri kuvuga numva ariyo iyo counseling mvuga it's a personal counseling y'ukureba flaws zawe cyangwa se ibikomere byawe baggage wabuzanye muri iyo relationship kandi iyo baggage rero nuko aba ari umuprofessional wowe uganiriza ubuzima wanyuzeho n'ibikomere byawe akaguha mechanisms tools n'ukuntu icyo uburyo wabyitwaramo tuvuge wafashwe ku ngufu uri umwana mutoya ukamubera open ukabimubwira nubwo ngiye kubaka buriya nigeze kugira igikomere gutya n'abaye sexual harassed mfite imyaka iyi byanguye nabi cyane ubu se nzabigenza gute ko numva n'uyu mugabo anteye ubwoba nubwo ngiye kurongorwa ukaba honest ugafunguka iyo rero wabaye bisaba umuspecialist for example correct iyo wabaye wafashwe ku nguvu n'umukobwa baraguharasinze sexually no kuvuga no muri sexually muri marriage muri sex bizakugora urabyumva kandi uwo mugabo ntabwo azabasha kugufasha ashaka kubajya hejuru yawe ukibaza uti ugahita ya image ya wa muntu wari kuri hejuru ikaza urabyumva noneho bivuze biri byasekeje yaba kuri hejuru of course yaba cyangwa yaba yinjiye ugahita umubonamo ya image kubera trauma that's what trauma does urabyumva bivuze byo bitsekeje sorry
abandi batwihanganire maybe that was too much honest nibyo turi kuba honest none se that's niyo reality image yitigaruka ko cyangwa avanyemo imyenda hari ukabati no igikoko kiranyendeye uranyumva it's really sad it's really traumatic niyo tuvuga mu Banyarwanda cyangwa ugasanga uhora umwangira ku mayeri neza ugasanga none bya affecting marriage yawe kuko hari atangira kukwibazaho kandi hari ahantu iyo habaye affecte ikiri se kiba gisigaye niki numva so urumva ni ibintu mutakozeho urabyumva ariko iyo mugiye gushaka counselors mbere y'ubukwe mbere yo no nta nubwo ari mbere y'ubukwe twamaze kwemerana ko you going to be my girlfriend sibyo tugiye ku dating ariko twese turi serious turashaka ku ntego ijyana muri marriage you need counseling right away kureba kuko birashoboka yuko umukansela yababwira abizi ndebye mu bikomere byawe niwe muganga uwo ni umuganga mwagiye gusura kugira ngo abanze abadiagnose kuko mbere urabona no muri Afrika mbere ko abantu babanza kugendana no kubanza kwipimisha niba batarwaye sida sibyo barabikora ubwo ni mu buryo bwa santé iyo ni santé physique hakaba santé mentale niya counseling turi kuvuga correct tugomba kujya gushaka umuganga mu gihe twamaze kwemezanya ko tutari ibyo turimo tushaka kugeraho nuko tubanza kujya gushaka counselor akabanza akadiagnostinga ko tutaza ibi bintu bitazadusamburira baggage zanjye cyangwa se ibikomere byanjye background yanjye jewe nawe duhuye bikurikiranyije n'ibikomere dufite bishobora crashinga bikagira iki bikadusamburira hari n'igihe yababuza ati murabizi ntimwirwe mubirizi hari n'umuntu ujye kurongorwa no ni munatane burundu you murabibona bimeze neza ubu ariko ibi bintu bizabasamburira uranyumva akabagira inama nziza abone kwiga akabagira inama nziza ati ntimwirwe mubijyamo mama hari n'umuntu ajya kurongorwa ashaka gufata umugabo nka papa yumva abonye papa n'undi abonye nyina oya hari igihe bitaba biri reciproque oya ndavuga hari n'urongora umudamu yumva ari nyina ashaka a mother akabitegereza ko azamubera papa cyangwa azamubera mama gaheba thank you kandi sibyo ntago ari yororaje gukina navuga ashaka kubera nibyo bikomere ntabwo aje kubwira papa ni igikomere cyawe ujyanye mu rugo rwawe ugasanga byanze guhura ntabwo mpamagara gatanu ku munsi ntabwo ugituma nkuryamaho kandi undi ntashana umuntu umuryamaho correct nkajye nanga umuntu sinkunda umuntu uri touch wabivuga uti ise ko warongowe n'umugabo w'umuzungu kubera icyo udakunda umuntu gukora abari ibyaha I know urabyumva umuntu nkoraho n'abana bankoraho nkamwiyama usanga byaranze guhura ibyo bintu ariko atari ukubera iyindi mpamvu ni za trauma zawe wijyaniye urashaka kwempozinga mugenzi wawe ngo azemere kandi atazizi ntazi aho zituruka sometimes nawe ntabwo uzi impamvu umeze gutya correct nuko wenda wabuze papa kera ntiwigeze papa so ugiye umurebamo nka ati noneho birabaye mbonye papa yego noneho urumva so umukansoringi arakenewe mukimenyana ibikomere nibyo bisambura it's no finances abantu barabeshya ngo ntabwo babeshya anyways niko baba babyumva bakavuga ngo ni finances zadusamburiye ni mabukwe wadusamburiye ni berser ni ibintu byinshi base he doesn't understand me, I don't get him. Mbese nk'umubyansamburiye wumva abantu bavuga ati se mama Joel kubera iki yasambuye kandi twumva umugabo ari muzima ibikomere my darling ibikomere on both side uranyumva ni ibikomere so ikintu navuga background zacu nizo zidusenyera ibikomere brokenness nizo zidusenyera nta hantu finance iyo mu bikomere cyangwa se iyo muri background zanyu mwabitravayeho ntabwo finance zabatandukanye kuko iyo mwagiye muri counseling umwe aravuga ati really yes mfite tendency yo gukunda amafaranga kubera ko nakuze ndi umukene every day I always want to see something I have fear of
of not having enough. Mporana ubwoba bwo kutabona amafaranga. I have fear of not having enough. Simfite amafaranga ahagije. Umuntu akavuga nabi kweli. Kabona yataye umutwe narwiyambitse. Cyangwa agashaka kwambara neza, n'umuntu uhora agura imyenda myinshi, narakennye sinigeze nambara neza. I need to dress up. I need to look good. Exactly. Ibyo kibazo uti se ibyo byasamburira abantu. Yes, a big time. Ariko iyo mwagiye muri counseling mukabimenya babaha tools z'uburyo mu bigendamo. Yego. Uranyumva? Nizo nama nagira abantu to accept, to be vulnerable. Kujya muri counseling. Buriya rero ikibazo rero tujya duhura nacyo. Ngo nukwemera gutsindwa mu Kinyarwanda. Correct. Understanding ko hari ikibazo gihari. Muri mwagiye kwivuza mbere yuko mubana. Nkuko mugenda mwipimisha sida, mugende mwipimishe emotionally murebe aho ibi bintu bizahura. Ko bizahura cyangwa ntibihure. It's okay to break. Niba bitari aho kugira ngo biza kubera divorce ndakubwiye ngo ni urupfu rukurikirana generation kugeza kuri generation ya gatanu. N'umuzuba w'injye. Ni umuvumo mama. Ni umuvumo ababinyuzemo twahuye n'ibyago. So sinifuza ko hari undi muntu uzajya muri ibyo byago. N'umwana wanjye tubene. Umukobwa wanjye yarambwiye ati mama mvuye kureba counselor nte hari ikibazo ufite. Mwana wanjye wabaye mwiza cyane. Arambwiye ati noma ati ndondi prepara ko baggage zanjye ntazazizana muri relationship. Sanga umwana ari wise kunduta ubwenge. Ntabwo ibyo bintu babitekereje gute? Natekereza kumwohereza ariko we yarabyibwiye. Ngese numvaga umwana ameze neza n'umwana usenga n'umwana yarize ibintu n'amahoro. Umwana uhabona kumbe we yarebye kure. Ariko mana yanjye. Can you imagine? Wow. Nta nubwo ari ukuvuga ngo agiye kubera fiyanse ubukwe bwabaye yagiye atarabona boyfriend ataranaba fiyanse. Arambwira ati nubu agiye urumva agiye gukora ubukwe. Arambwira ati nubu we are looking to go. Ndamubwira remember to take your fiance mugende mukorerwe counseling. Yes. Donc it's always good kubikorana na fiance wawe. Yes. Reka mvuga umukope cyangwa umukope girlfriend. Umuntu mufitanye gahunda zo kugerana kure. Biza ko mujyana. Go to counseling. Please, I beg you guys, mujye muri counseling. Mbere yuko mwiyangaje muri kintu na kimwe. Ubonye umutipe urashaka kubantu bashaka bateko se yego koda. Umuntu ntabwo sinzi naho bizajya. Why ugenda daboro ni gute ukundana n'umuntu utazi neza ko aho biri kugana. Too bad. Reka mbabwire niba uri umukobwa always ujya muri date ufite intego. You have to have goals. Nkuko dugira goals turashaka kugera kuki. Uyu muntu ngiye muri date nawe ni yihe ntego twembi tufitanye. Ngiye muri date n'uyu muntu ndashaka kumenya direction ajyamo. Akikujyana kuri date ugomba noneho je navuye mu kubahungu naje ku bakobwa katubanze tuvugaho. Naje ku bakobwa ugiye muri date night cyangwa umuntu yagusabye date. Ugomba nawe to be smart kumenya eske uyu muhungu ndi wampa umwanya wanjye time yanjye is it worth it? Uyu muntu birakeneye ko muha umwanya. Of course muha umwanya. Ugende muri date ntunabigire bya kuko abakobwa ukuntu muri iyi minsi bimeze bisigaye biri serieux. Abakobwa basigaye bari serieux bigomba kumera bitya bigomba kuva bifite ishusho. No, jya muri date muganire. Ariko ugiye muri date wewe already mu mutima wawe no mu bitekerezo byawe ufite intego y'icyo ushaka. Jewe umuntu wese ubugewe ndi ready yo kubaka. So I don't want anyone to waste my time. Ugomba kumera gutyo bigomba kuba business. Ni nkuko jewe naje ku kazi ngo nkore mu mpembe. No mu mutwe wawe rero ugomba kumva ko jewe umuntu uzambona. Jewe already niyizi umuntu uzabana nanjye. Hari ibintu nzamuzanira mu buzima bwe. Nawe rero nanjye nshaka umuntu uzazana ibyiza mu buzima bwanjye. So bitangiriraho ukajya muri iyo date
umureba hari nubwo azana intego zo kushaka kuko yakubonye ko hari imyaka kubonamo akavuga ati uyu ndamubwira mariage niyo carte nzana yo gukina nta kibazo yizana iyo carte nta kibazo ariko ndajya kugupimisha ninjya kugupimisha turaza gusanga urwaye nta kibazo zana iyo carte uyakire ndashaka umukobwa wo kurongora uri mwiza you are very smart amazing I'm so impressed nta kibazo akakubwira ati reka tubitangire rero uti nta kibazo turabitangira ariko tujya muri counseling naho mufatirana rero naho tumenya ngo turabitangira it's beautiful tugende tunywe umpere kado kuri Valentine's Day unjyane muri restaurant muri anniversaire yanjye byose ni byiza rwose umpere kado absolument ariko ndakujyanye muri counseling ndabanze ndebe ayikwebye aho ngaho bigenda bitema ayikwebye that's it bye have a nice day counseling yanze yakomeje kwa insista ngo no ntashaka that's it abarugezemo tuvugerereka rero se abarugezemo rero bakora iki ubwo abarugezemo bagomba kujya muri counseling umwe nyine atabishaka bigenda bitubwo iyo umwe atabishaka muri mariage kandi ari kwensista ndabibona ko bitagenda nawe urabibona muri mariage niho mu kirongorana uri muri covenant hari ibintu utangiye kubona by'ibikomere utangiye kubona ibintu urarushye utangiye kuba deprime urashaka igisubizo ariko mugenzi wawe ati okay rero njyanye mu bintu bya counseling nta kibazo pastor nshaka kuvugisha hari n'igihe yes ibintu bikahina nka counseling nta pastor icyambere ugomba kujya muri counseling wowe watangiye ugomba kujya muri counseling wowe hari igihe ibibazo biba biri muri urwo rugo rwawe umugabo ari actinga ariko mu by'ukuri ari ibikomere byawe bimutuma ari actinga gutya hari igihe ibikomere byawe ari byo bizana ibibazo uranyumva si uko ataba bifite ariko ndashaka kumenya ko wowe urashaka guhilinga wowe kira first kira numara gukira baraguha tools z'ukuntu uza kubana n'uwo muntu ukuntu ugenda kugenda correct niba ari umugabo tuvuga ukunze kugushyira hasi hako se nk'ibyo bintu wambaye urabona ari byo ariko uravuga cyane ariko you talk too much uruseka cyane what the heck ahora agushyira hasi sibyo kuko ni narcissistic narabyumva icyo bagufasha nuko bagukuramo imagine aragushyira hasi wari usanzwe uri umuntu uri insecure already uranyumva bahita baguha tools z'ukuntu uzakora muri iyo nzira umva twaganirije kategori zose yego dusoreza ahangaha twavuze utuntu n'utundi uwiyumva yiyumvise uwumva kategori arimo yayiyumvise kwihesha agaciro iyo nabyumvishemo cyane kumenya uwo uri we mbere yo kurwinjiramo kugira ngo muzahura uko yaba ameze kose atakura mbese ngo agusubize hasi akwaka icyizere cyawe gukora counseling imbere mukimenya ko hari urugendo mugiye kugendana byiza guhitamo konsulta aba specialiste babyo hamwe no gusenga nk'uko bitubwiye kabaza Imana niba ari we koko ikagukonfirma numvishemo ibintu byinshi cyane uwumvishe yumvishe abwirwa benshi akumva beneyo buriya mwene we yayumvishe nakoze cyane mama akoze kwirekura ukatuganiriza vraiment ndabigushimiye cyane thank you umugisha cyane akoze nawe tuzakutumira no mu bindi biganiro byinshi ndahari thank you numvaga tutararangiza ariko kugira tudakoresha igihe kinini ndumva turangije tuzagaruka mu yandi masuje ajyanye nayo muzajye mutubwira ibyo mujaho tuganiraho abantu nk'aba ngaba babaye chef baba bafite byinshi yes urakoze cyane mama thank you kandi ngo umugisha